gisha mwinshi baravuze ati Vava suko tukuzi barakubuza amahirwe bihorere wari uri kwisenya ati se wowe uragenda ugahangana nawe barakwanga kurusha uri gutuka mbese nyine barakoze ariko umuntu agira umujinya mbese ku buryo usubiza wa wundi kubera uburakari bwishi ukamusubiza ibirenze ibyo yavuze. Musabiye imbabazi abantu bose yababaje nge nsabye imbabazi mu kimbo cya Vava. Abantu bose Banyarwanda umuntu wese wumva ikinyarwanda yaba abo mu mahanga yaba abo mu gihugu huruza ribu rayihuruza wayitumye abagumye bakagenda gukora ibiganiro bagafata Jennifer bakamukubitira mu gatebo kamwe na Vava. Ribu yatinze kubatwara iyo ribu wayitumyewe ntago ribu igihuruzwa n'amazimwe y'abagore. Ukugira inama kamwene mama mwenema uko ntuzo usubire zuba reka bame bavuga ta munyamurenge wo muvuga ku karubanda uko se sinkununitse ugira ngo batwigiza abanyamurenge ku ngufu rero oya yeje ndi umunyamurenge bagakomera kwamubera ikizwa cyangwa n'ishibu cyangwa n'ingutiya uko umwana w'imirenge nkama nkubwira uko nutagarura umuco ngo jugunye ako gaco ko mu Rwanda k'abanyarwanda ko kwa mutukana ku karubanda twamwe tubanyamurenge ukuribu nitagufunga gadorimbo ukurisanga kongera guhinga ukunda kubariye umwana w'imineme abana b'inyamasheke turagushima norewe rushinambwe abana b'inyamasheke turagushima genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane Imana ikomeze kubarinda aho mudukurikiye muherereye hose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nyanitwa Samu Gakire mutoto wa Nyamasheke nk'abamuje zamamare bibiri ndabiza aba bantu murabakunda abombi. Vava we ni ibisanzwe muramukunda ariko noneho mukuru we noneho we yajaje ikaze Jose umeze neza meze neza akicarana n'umusitari nk'uyu umusitari mu Rwanda ngiye nukora abandi bose baba bari kwiruhiriza ubu. Oya nawe uri umusitari ngenzi ko umusitari dufite oya nawe uri umusitari Vava nyina ariko uraho uzimaze kuntu najyaga nkubona kwa Gerard nkavuga ati subu yemwe tubunazicarana na Vava bigenzo sa ntacyo utazangezaho sa na contact uzayira yubaho nukuri Imana ishimwe yego ngira ngo tugiye kuganira. Jose nawe aba yavuye ahantu bita narababwiye ko aba yavuye cyangwa gakaza tugakora ibiganiro ariko nanone reka shimire umutware waba wemeye kukurekura avuga agenda cyo gukora ibiganiro ni ibintu byiza cyane aho azaba ari kureba ikiganiro ari Imana imuha umugisha inanakomeze kumurinda cyane. Aramuzi yakubwiye ko ajya kunda kure ibiganiro bya Vava cyane erego uyu n'umusitari yaramamaye. Ngira rero ugize igitekerezo uravuze ati reka amaguruke nzahura nabo ba Vava urabipanze uraje ese ufite impano ese ufite ubutumwa ese mbese nyine intego yawe ni ihe upanga kuza Kigali ukumva ko nawe wajya mu by'ubustari ukumva ko wakora ikiganiro ukumva ko wagera kwa Gerard mbese wumvaga intumbero yawe ari ihe ni impano niyo kuhamya Yesu nyine nibihe wiyumvamo. Yego Vava ngewe kuririmba umukongomani yaravuze ngo tuwachiane makazi tuwachiane makazi hari ukuntu umuntu aba yumva ibintu byose yabibamo akaba pasiteri akaba umuririmbyi akantona akadirija abo bantu ngewe kuririmba sinabishobora ubuzima kubyina ugadutangira uzongera ukora n'ibindi zongera bitugirire neza nkuririmbiye ntiwazongera kuririmba Vava ikiganiro na Gerard arambwira ati se Jose ko abarundi baba bashaka ko njyayo
wabaye umuhanzi nkazakujyana ati ndirimbira gatoya buri wese afite inyoko ye yoga nahise amubwira ati Gerard tuwachiyane makazi kuririmba arasisa igiswahili cyangwa amashi Gerard nta giswahili azi anyigisha igifaransa nange nkamwigisha igiswahili kisha n'amashi mwarigerere neci umwigisha n'amashi akaba imfura y'u Rwanda ate azukire marigerere harya niko basubiza azukire neci abimfura cyane Gerard buri hano umuntu mwiza ni musaza wacu Imana imuha umugisha yubahwe yego urumva rero vava narindi kugusubiza kuririmba simbishoboye icyakora YouTube ifite abavuga butumwa ariko ntago ifite abigisha sa YouTube ifite ababwiriza abavuga ibibwiriza ariko ntifite abigisha kuba umwigisha rero ntago bisaba amashuri menshi ntago wiri guhungana Bibiliya cyangwa ngo wiri gubungana Bibiliya cyangwa ngo ujye mu muhanda ngo usarare navuga mu magambo 10 nkavugamwe amagambo 2 mazima yego ugafashwa uko Imana yanshoboza vava niko nzayikorera amena nibiba ngombwa ko tujya muri Bibiliya sa ntuzatinye tuzajyamo na Bibiliya turayisoma ibyanditswe byera nibiba nibyo erega n'ibintu Imana ubwacu yadukoreye muri twe harimo ba Samweli muri twe harimo ba Dawidi muri twe harimo ba Enoke muri twe harimo vava Imana yagukijije guhinga noze tubabaye umutoni reba kuntu Sama bari kukwinginga ngo vayo vava base bitaramugize umutoni erega ibyidukorera ntago ari ngombwa ngo bibe binini ahubwo tunyurwe reba kuntu usigaye usa ugihinga ucukura urwiri wari kubusa gutya iryo sivuga butumwa iryo sivuga butumwa cyanje byankoreye nagiye mbwira Yesu ntari gusi ko nti ibaze kwicarana na Bruce Melody wakintu ibaze ko ntarinze ko habaho mayibobo z'abasaza kuko Imana arinze ko nta mayibobo y'umusaza zibaho kandi akakantu mbabwiye ukuri ni museke cyangwa ngo umumve utarabungana igikapu ngo wiri gukomanga ku gipangu cy'umukira ngo mwamakazi nyabusha gasoka ati mvarira amashweka hano wangaburiye adufite indangamuntu ufite icyanga ufite mituweli hano ati are nimba kuzanya hiwanjye ngaho rero vava hitukurura ku mashuri wize ahantu tuvuka yego ahantu tuvuka wowe urinde wo guhamagarwa na Samu Gakire wowe urinde wo guhamagarwa na Gerard yabara abantu bari kuri televiziyo bari kuvugira kuri televiziyo muva ko ari babandi bafite amakampani akomeye nanjye nabibwiye Samu Gakire niko namubwiye ngiye YouTube nta niyo narinze ntago nari inyizi urumva vava rero iby'Imana yadukoreye biri hagati muri twebwe ntago ari ngombwa ngo tuvuge iby'abandi natwe ubwacu ni ikigisho ni igitabo kizima ariko nje mva kantu nabonye iri koranabuhanga cyangwa se YouTube izi mbuga nkoranyambaga ni ukuri kw'Imana nizo umugabo witwa Yesu njyewe n'umuntu uzamburanya zaze tuburane impamvu mpamya ko iki kibuga ari iki ahamagaramo abakire agahamagaramo abakene agahamagaramo indushyi agahamagaramo abashonji agahamagaramo abariye agahamagaramo abanyamibabaro bose bagahurira kuki kuri YouTube njyewe ejo bundi nabibwiye Samu ndambwira ati umuntu washinze YouTube nimba yumva n'ikinyarwanda musabiye umugisha Imana izamuha umugisha kubera iki vava warinde wo kwicarana na Bruce Melody umufashe Bajyamura n'abandi barimo Dr. Sarongo Imana imuha umugisha n'abandi benshi bakomeye bafite amavewiti yabo bakayaparika nkara nkabona baraje barampobeye iyo rero ni Imana igenda ikora ibyo bintu twayivuga byinshi bukira bugaki yego ni byiza cyane ngira ngo ejo bundi nawe waraje sinzi hano nafunguye mpita mbona ngo mukuru wa vava nawe wenda turaza kuvuga ngo ni ya matitire y'abanyamakuru bashyiraho mu gutwika ariko nanone yego umaze iminsi ni na murumuna yego muri abavandimwe umaze iminsi ubona vava kuri social media abantu bamwe bari kuvuga ngo ntago bikwiriye ibyo yakoraga nashatse no kumuhamagara mbura nimero ye nange nashatse kumuhamagara nibuka
uburyo nyine ngiye mbona ikiganiro cye cya mbere nakibonye kwa Gerard ari kuririmba nyine iriya ndirimbo yiwe ngo Bruce Melody dore imbogo mbona Imana iramuzamuye ngewe Vava ni icyigisho cy'Imana kuri ngewe Vava ni icyigisho cyanjye hari commentaire abantu baba mutuka ngo ni umusazi ngo ntiyuzuye ngo ntagira ute ariko nza abantu benshi bifuza kwicarana nawe batabishoboye Vava buretse nza abantu benshi bifuza kwicarana na Gerard Mbabazi batabishoboye yego nza abantu benshi ntarimo ngewe bataragera muri studio sinzi ahantu bakorera indirimbo none Vava namubonanye na Bruce Melody nkanjye nahurira he na Bruce Melody mbabarira umbwiza ukuri umuntu afite ubwo bwenge bwiwe yego ujya kuvuga abanje gutekereza ku muntu ureba ikintu akurusha umuntu afite ubwenge bwiwe buri kumuhuza na Bruce Melody yego buriya nubona uriya mwana Fabrice aranduta 100% kuko yashuhuje Jeannette Kagame yego yateruwe na Jeannette Kagame nje mu gihe ntaramubona naho ahagaze umukecuru wa Yanaya yubahwe n'ukuri mu gihe ntaramubona n'igihugu yateruwe n'igihugu mu gihe nge ntarabona Jeannette Kagame ahantu ahagaze uretse kumubona kuri televiziyo gusa yego uwo muntu ngiye namusuzugura ndi nkande Fabrice ubwo namusuzugura ndi nkande abantu tujye twubaha abantu baturenze uri kumva ngewe nabona Vava nkamwigiraho byinshi Vava ngiye nakwigiragaho byinshi sinakwigiraho kuririmba ntago mbishoboye n'ikijwi cyanjye ntago byavamo ariko Vava yarantinyuye mbona yuko Imana yashatse kuguha umugisha ibyo twe tubona nk'ubugoryi Imana yabiguheramwe umugisha ako nawe ufite impano yes ahubwo nukuza gushakira akazi ko avuze akantu abanyava Imana yamuzamuye urumva sa ufite impano buri abantu bareba ibiganiro byawe cyane babireba bagaseka bagatembagara noneho byagera ku uri kuvuga ikinyamurenge mayiwe niko ga mwana w'iwacu namaki vuga ati ni meza vuga ati nameza ni Imana ni Imana ta kibazo ntaki ukuga mwana uko wari umushi ariko uko nkama mbona warabaye umunyamurenge iyi ni ishushu Vava iyi ni ishushu gantuza iyi ni ishushu gantuza ishushu kami kuyoboka Samuwe mwampaye kunshushu mwama muhereza Vava nange nkama mbika izuba disiwe abanyamurenge kubi inka barazitwaye inka bazimereye nabi niyo mpamvu mubona inzara yenda kunyica abanyamurenge burabahurira he n'abakonyene ntaho abanyamurenge bari ukwabo n'abakonyene kwabo abanyamurenge baba muri Kongo bo yego ariko bagwa neza kubi mbagira umutima mwiza oya nta munyamurenge ugira umutima mubi nta kuntu zoma byabaye izo bintu barakundirana turakundana cyane uko umwana w'umunyamurenge ashonje uko nanje namasonza kandi atari je umuzara uko umuturanyi wanje arara inzara nanje uko mba nyiraye uko twama dukundana cyane umunyamurenge arangwa uko rero muri umuna wanje uko ukamushaka kuba muri umuna wanje uko ntuzongere gutukana umunyamurenge ni yagututse agutuka muri discipline ngutuke mu kinyamurenge reka ngutuke mu kinyamurenge umvi ingene umunyamurenge atukana niko Gadorimbo ukunguku ejo bundi uranzamukana umbanye umusitari bikubwiye umwana w'Iminembe ukwamubera ikiziba cyangwa n'ibishibu cyangwa n'ingutiya uko umwana w'imirenge nkama nkubwira uko nutagarura umuco ngo ujugunye ako gaco ko mu Rwanda k'abanyarwanda ko kwa mutukana ku karubanda twamwe tuba abanyamurenge ukuribu nitagufunga Gadorimbo ukurisanga kongera guhinga uko ndakubariye umwana w'Iminembe ahaga data
ahaga data rukara ningutiye data rukara nzoba numva ivyawe Ningutiye. uku kugira inama nka mwene mama uku ntuzi usubire zuba reka bame bavuga ta munyamurenge wo muvuga ku karubanda uko se sinkununitse ubu ugira tukaba ngo twigiza abanyamurenge ku ngufu rero oya yeje ndi umunyamurenge yego murenge bagakomera bavana uko umunyamurenge atukana mama uriya nagututse byarangiye bagira ikinyabupfura disi sa nuko abanyamurenge yesu wenda mukunda Samu umunyamurenge ni umuganga hano Karambi ubwo najyaga mvi wacu mu Kirimbi umurenge wa Kirimbi nkajya Karambi n'amaguru noneho nabaga ngiye kureba padiri ariko sinamubereye imbwa we najya kwa padiri nkasanga padiri ari mu nama ku karere yego sha tekereza kuva Karambi saa 7 z'amanywa kuzuba Nyaruhangare akambwira ngo fafa tambuka ujye hariya baguhereza amata cyangwa se nimba ari imineke ufate imineke yarangiza akamatekereza umuntu uri mu cyaro gucuruza botike yaje gucuruza n'umuganga kwikura inote ya 2 cyangwa 5 ngo utega moto ikugeze iwanyu n'abana beza ijana abanyamurenge turi abantu beza acuruza ahantu bita mu Gikangaga Karambi ni ukuri maniza mu mugisha turi abantu beza sa abanyamurenge uko impamvu ubona mayimayi zamaze duhiga no kubera turi ubwoko bw'Imana ubwoko bwa mayimayi ni igiki mayimayi n'abanyarwanda bagiye muri Kongo oya ni igisirikare kikongo mashi uko kiraturangije uko imisore yacu kirayimase mwatashye mu Rwanda se mayimayi uko kitumereye nabi ariko Imana ya Isiraheli izotugirira neza nyine mwatashye mu Rwanda oya ye tuzohangana nabo njye nashaka ha Paul Kagame ari n'ufite amahoro nkamutangayo nazangumisha muri Kongo imirwano nuko ngira ngo vava yaboniyeho umwanya bitewe n'impanuro yagiye ahabwa n'abantu bamaze iminsi bakorana ibiganiro harimo Mama Nike harimo Sarongo Pastor Claude ndetse na madamu ndetse n'abandi bantu bagiye bamwandikira kuri telefone mubwira ati wagize umujinya mwinshi nyine urarengera n'umutwe w'ingabo bamwe bagize umutwe w'ingabo mu karere kacu abashimira cyane n'abandi bamama bagize inteko z'abagore muri mu badepite Imana ibaha umugisha mwinshi baravuze ati fafa suko tukuzi barakubuza amahirwe bihorere wari uri kwisenya ati se wowe uragenda ugahangana nawe barakwanga kurusha uri gutuka mbese nyine barakoze ariko umuntu agira umujinya mbese ku buryo usubiza wa wundi kubera uburakari bwishi ukamusubiza ibirenze ibyo yavuze ariko ndabashimira cyane kandi nkanenga abandi bagiye bakora ibiganiro bahuruza ribu urayihuruza wayitumye abagumye bakagenda gukora ibiganiro bagafata Jennifer bakamukubitira mu gatebo kamwe na Vava ribu yatinze kubatwara iyo ribu wayitumyewe ntago ribu igihuruzwa n'amazimwe y'abagore uzabanza ubyitondeshe riba ahantu hatarimo inkoni n'inguma utagiye kubashyira ya mazimwe ntago yo riba uzifata reka nkubwire ngiye dosiye ntinya mu Rwanda ntinya amaraso y'umuntu cyane urumogi viyori n'akanyanga izo dosiye ndazitinya cyane ariko noneho rero hari n'ibintu dukwiye gukora Vava uriya wawe waje uvuga Yesu sibyo rata hari ibintu dukwiye gukora tugakizwa ndetse tugakirizwa n'abandi bamwe badakijijwe bumva ko gutukana ntacyo bivuze bo bakadusoromaho imbuto urumva Vava kukubwira ngo uri ikigoryi ntago wahita uba ikigoryi sheri wanjye kumbwira ngo ndi igicucu ntago nahita mba igicucu uza abantu baba baratwisa ibicucu uza abantu baba baratubwiye ngo tuzapfa tutikamiye n'ayimbwa none tukaba twicaranye na Samu batabonana nimero ye anana bahamagaye atabitaba wabare ku mwana udukora indirimbo ajya mbwira ngo uzi ko najyaga amamagara Samu ngo akanga kunyitaba ngo ndamubonye ngo aremeye ko namamaza studio yanjye mu kiganiro cyaciye urumva Vava ukavuga ngo ngewe mfite intego urumva nta mwana w'umukobwa sibyo sheri wanjye ubu ngubu biriya bintu byari bigiye kukwicira izina ryawe bigiye kukwicira ejo hawe hazaza urugo rwawe ubu se ntukeneye kubaka urugo
afite ubukwe buri muntu wese rero agira umujinya kandi no wa muntu uvuga ngo umuntu ngo muramuzi ngo mwishusho wa muntu numubwira neza uzamubona mwishusho nziza ariko numubwira nabi byanze bikuze natagusubiza ntazabura no kugira iki umujinya rero umuntu akunda ibintu byiza nta ukunda ibintu bibi yego umuntu ukora ibiganiro umuntu ujya ku YouTube ujye umenya ko umuntu wese uvugaho umuntu akunda umuntu umwamamaza mu cyiza ntakunda umuntu umwamamaza mu kibi yego ariko nabwo kwihangana bitera kunesha nanone ujye wihangana mama Nick Imana imuha umugisha nabonye ikiganiro mwakoranye ni umubyeyi mwiza ndamukunda cyane Vava ntugatesha agaciro kariyeri yawe wubatse ikugeza ku rwego rwo kwicarana na mama Nick yego biriya bintu byari biri kugusenya biri kukwerekana isura mbi Vava ntugafate ngo usenye ingazi yawe ugezeho urumva yo kuba wahagararana n'umuntu nkuriya w'icyamamare urumva uzi kuntu iwacu mu Bugarama iyo ntuza Nzovu Kanyombya bajya baza yose mbere bagicuruza amasede barazaga sa nirirwaga niruka inyuma ya Nzovu sinjye ivumbi rigatumuka rikangera mu kanwa ndi kugira ngo ndebe iki Nzovu uri kumva murebe tukarwana utwana bakatugwaho ndi kugira ngo ndebe mama Mbogo urumva yego none Vava ahure na mama Nick bitamugoye yego warangiza ukica icyo cyubahiro cyawe warangiza ukica iyo kariyeri yawe umva abantu bose barababaye abadespora ubungira umumarene wanjye ambwira njyewe ntuzongere kunyita marene njyewe ntabwo nzaba marene akubabarire tukiri muri iyi ati ibintu mama Nick yavuze ati yaza kugushinga urwara musati nanjye nazaga kuguhondagura yego akubabarire marene wa Vava musabiye imbabazi musabiye imbabazi nuzukuna abamama ngo bagiye bamuhamagara ngo bishutize turi umukobwa wawe urumva wasebeje ariko Vava nanjye abantu barampamagaye benshi barambwira ati umukobwa wawe wamuhanuye najya kumuhamagara buri abantu benshi bagiye bampamagara ngo do ariko pengiye bareka nkubwire iyi nkundura ubwo barabamagara barumuna banje bati noneho rero sasa turagusanga hehe turagusanga muri ribu noneho nanjye nkihagara nkabwa numve twumvikane ribu barajya bama amasaha 3 ku munsi y'imfungure nimushaka nimuzange muri byenda jya mfata 3 ku munsi ati kubera iki none hari umuntu nishe nzaye mfata imfungure 3 ku munsi ngo yahumura bakubeshye ngo dutanga imfungure saa 9 gusa abana farisi bagaseka wenda kuvuga ko utanga amasaha 3 ngo ni saa 9 zonye ku mugoro yego ngewe ku ruhare rwanjye nk'umuntu ukunda Vava nta buryarya ngira nta buryarya ngira nk'umuntu ukunda Vava musabiye imbabazi abantu bose yababaje nge nsabye imbabazi mu kimbo cya Vava abantu bose banyarwanda umuntu wese wumva ikinyarwanda yaba abo mu mahanga yaba abo mu gihugu yaba abo mu gihugu ndabasabira imbabazi imbere yo gusabira Vava imbabazi yakoze iki umuntu navuga ukuri ngo kuko mumurusha kuko mumurusha amafaranga ngo mumurusha n'igitugu no kumuzengereza ngo naza basaba imbabazi yakoze ibintu urabivanze Vava ari gusaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwandakazi ko hari abantu banyumvisha nabi nsubizanya n'uriya mugore ariko ngiye ku marangamutima yanjye yanyemezaga kumusubiza bitewe n'ibyo yavuze ariko hari abantu bavuga ngo Vava nuba waramushubije Vava ibiki n'ibiki waramushubije muve mu bintu by'uburyarya urumva muve mu by'uburyarya ni gute umuntu atagira amarangamutima umuntu bamubwira ko ngo hoya ngo pore umuntu utagira amarangamutima ni ikintu kigize umuntu ntabwo ari umuntu ngo nimba agize amarangamutima ye akayagaragaza uwo ni we muntu wa nyawe that's the real Vava ibyo ngibyo none ngewe rero Vava nutazamenye mwe kuzajya munyitiranya ngo Vava nuwo nguwo nukuri kw'Imana niduhura ukambwira ngo uri mkakazi nanjye nzakugana nawe uri yindi nikomereza kubwiye ubusambe kuzamusubiza nuduhura ukambwira ngo fata itosha ugenda ubwira nyoko he n'umumurike mu nzabwira nti jya kumurikamo kakubita n'inkuba Vakani zambabazi zari zisabwe nukuri kw'Imana ntuzifate ngo bavango bamuruhuritse ngo bamugize igihwane ngo kamubyina hejuru nza perezida yavuze ko uhagarara hariya ugatangira
kwishima ku banyarwanda ugatangira gushaka gusenya ibyabo utubatse nuhondagurwa ntuze gutangira kuboroga nunyiyezaho nkagusubiza ntuze gutangira mugiye muri ribu kimoya kwa kingine kimwe ku kindi ibintu mbata bisubije hasi twari tumaze kwisabira abanyarwanda bakiyeza kuri YouTube Vava ngiye gukoza mu ntoki urumva abanyarwanda tugomba kwigira no kugira indangagaciro zitugenga ariko nanone indangagaciro ya mbere niyo kwihagararaho no kwanga gasozo icyo ntakora no kumena umuntu umutwe uzasibe uzanukanicaye ngo musa nabandi igihohe uzasibe kubyuka mu gitondo ngo ujye kwibasira pasiteri kwiyenza ku umwiyejeje ariko nakwiyenza ndukanye na Yesu nukuri kandi Yesu ntajya atera umwako nukuri kwemera niba Yesu niba umugabo witwa Yesu ikindi sa mu by'ukuri hari igihe abantu ukumva ngo kubitewe njya mbibona ku mashusho media ngo naho umuntu aturuka nuko urumva umuntu akagusuzugura n'uyu muntu asuzugura mugenzi we bitejwe n'icyari cyo yego uyu muntu nawe yirebeho icyubahiro ufite uburanga cyangwa ku mashuri 3 yanjye nize ya primaire menya ko nanjye nibasha kwijyana kwa nta utumundi nkabigenza neza yego menya yuko niba fura ntago ntumisaze ndafura nta mpamvu yo kunsuzugura rero yego nta mpamvu yo gusuzugura umuntu mugenzi wawe ikindi kandi abantu mubabaza abandi ngendeye mu bintu by'iyobokamana iyo ubabaje umuntu nawe Imana irakubabaza kuko umuntu ni ikiremwa cy'Imana mujye mwibuka ko Satani yamanutse mu isi azize umuntu yego azize umuntu Satani yari inshuti y'Imana yemeye guhara inshuti yayo Satani ayijugunya mu isara nayizirika kubera umuntu nge nubaha umuntu uko yabasa nubwo yaba ari umusazi sangiye nubaha umuntu yagutungura vavu uyu nguyu ejo yaba ari kuguha akazi akaguha akazi n'umuntu rero wa muntu we usuzugura mugenzi wawe bitewe n'icyo uricyo bitewe n'icyo ushoboye ngo ntashoboye nawe ujye wiyubaha byose ndabizi umuhanda sukarara yo nawe ugacana nk'abandi bacana nari mayibobo va ugacana se kwa kundi nirutse kubona abana imuhanga abana baragira saa 8 y'ijoro cya saa 4 z'ijoro abana bagacana umuriro zizaruba kuri ibipapuro akaba ari bacana umuriro abana babona ribu ije imodoka ribije noneho bagahita batawa umuriro bari bacanye bari kota bagasimbuka bakiruka vava ngere mayibo bijya kwiba mu isoko nkaza noneho mfite agasafuriya ngendana mu mufuko ukayazana amafaranga ibyo kurya amafaranga urumva vava noneho ngateka ngacana ku muhanda ngateka tukarya agasafuriya kanjye nkakisegura ubwo bwana bundi urumva tuba dufite amateka uretse ko tuba umuntu asinziriza kamere ariko nimba ucokoje umuntu mugani bitewe n'amateka yinyuriyemo yego uretse ugomba gutegereza ingaruka rero iyo utiyubashye nta wakubaha iyo utaye agaciro uratabwa iyo utimenye nta wakumenya niwe wihesha agaciro ngo najya hari ngapfukame gasaba umuntu ngo yegora kuko ari inshuti oya twebwe ntago ngewe sinazisabye umva nkubwire nge sinasabye imbabazi umuntu uwo batukanye na vava kuko yarambanje imbabazi abanyarwanda ariko naramubanje nanjye namusaba imbabazi ariko we yarambanje ababyeyi n'abandi bantu batabifashe neza nibo ngewe nasabiye imbabazi ntago nasabye imbabazi umuntu wendereje iki vava kuko gusinziriza kamera ni ikintu gikomeye mw'abantu kamere uzi ko kamera imfashe nakureba kujisha iyi kamera yawe nkayizingazinga nkayijyana kamere tuvuka ahantu hakomeye cyane umuntu aba afite ubuzima bwiwe ubwo rero mw'abantu mwe ngewe ntago nafata ngo nshireho iteka vava kuko nanjye ejo nakisanga muri iyo situation kuko turemye muri kamere y'ibyaha
yo gutukana yo gusubizanya ya mpangara ngo uhangare rero bitewe n'ahantu umuntu aba yaravuye ni ukuri nunyubaha nzakubaha ni wubaha vava zakubaha ariko numwubahuka nuko cyane nk'umuntu w'umumama none hari ibintu bitaba bikwiriye ko hari ijambo riguturuka mu kanwa uri umuntu w'umumama ukavuga my god ukajya wibaza urumva nawe ubwawe ukigaya noneho naho uriya mu mama cyane y'ubwoba nje ni baramubanje baramugaraga we bakantuka ngo niko ngo mushobora gushaka ikindi kiganiro mujya mukora na nabo bagore mugahangana mukaturekera umubyeyi noneho mama nakambwira mama rero we ni umunyamahoro tagira ngo agira ibikabu nkavava ngo aramusubiza atuzamubwire ko twese ariho twaturutse ma ntacyo akoreza kurebamo yego pa twasabaga abanyarwanda imbabazi agira ibintu birebire twasabaga abanyarwanda imbabazi ababyeyi kugira ngo bigende ntuya yabivuze byarangiye hari n'ahandi yakoze ikiganiro asaba imbabazi yego rega Yesu niwe bakubise imisumari bajya bidurika abagore bagashekurumenesha Yesu ati ntibazi icyo bakora ndawa uri Yesu hano muri iki gihugu hari Yesu wateha ngaha uzafata umuntu mujomba urutoki umuntu yicara nk'ikinuza uko abantu mwiyenze babahondagura mugani wa muzeyi mutangira kuboroka ambara musaza ribuza yiruka mu mazimwe yiruke mu rugomo yiruke mu bintu bihangayikishije yego yirukana mu bitutsi byanyu muri abagore babiri nyaminaga mukuye kuvanga ibisibyo muzi ubwenge ariko vava twebwe muri quartier iwacu ndagutukanira mu ruhame ntago byemewe vava iwacu twebwe inteko y'abagore iyo yateranye watukanye igitutsi kimwe abari bitanu uyateranye uyame ubari kiziba ngera kwigishije gutukana mu kinyamurenge areka nawe je nifarutse kumbwira ngo vango ntabwo ari uko basaba imbabazi ngo nanjye burangiye gusaba imbabazi ngo nakitwaza iki igitenge yewe ndi wacu iyo watangiye ku muntu umutuka bikagira muri babandi babunzi babandi babajyanama b'imidugudu babaca amafaranga atani inzoka z'abagabo mu kazigura sa ubwo rero vava nawe ajyana handa muri inkoko mu bitutsi hafi 100 yatukanye ndakuramo 20 bine kimwe n'ibitanu ikindi n'ibitanu bine byari bishoreranye wagira ngo yagiye Dubai kurangura biri mu ipaki wagira ngo ipaki yayifungura kugira ngo muri commentaire ngo vavagira ngo ni cyahandi nukuri kuragira ngo kikana hari message nandikiye uramuntu ukibaza ikintu umupfa kujya kwandikira message kandi ngo zitamutunguye urumva ukibaza ikintu umupfa kikakuyobera aturiye cyeka ko kimwe cya kabiri cy'indirimbo za Bruce Melodies ati sibye video yazanye ikindi kiza yazanye ni igiki uri uko yirebye kura yazaga kuririmba kwa Debeni mufandi imbere yuko uzana amagambo nkayo wabanje ukamenya neza niba vava yigeze ajya kwaka message abo bandi reka mpa message abo bantu bo kuvuga ngo ntacyo yazanye nawe zani cyawe kiguhuze na Bruce Melody njye mbibabwira sibyo kandi bazababari sa nazana ikiwa kimuhuze na Bruce Melody naga nanjye nimure na Bruce Melody erewe naraye nkanu ya majoro menshi yewe ikintu cyamuje nawe ngiki njewe Valentine uzi ikintu narahije ngi nakuze nitwa macibiri nkurira mu ikanzu imwe ariko Yesu tubizira nkone namubwiye ko njewe ntazigera njya ku muhanda nzafata isuka nkajya guhingira umukire ikindi kandi mubwira yuko nta mugore uzigera nsanga mu kabari umugabo ari kunsengerera fana ibyo bintu twari tubizira nkwe ubwo ho nagiye gucishuro n'akaradiyo mu myumbati Bruce Melody yaterize nanjye nkaterizange hehe muri ya myumbati Bruce Melody abantu bakandeba hari mu mama duturanye Jeanette atari ko se we nturaza kuzasara ati wonde nago mwasaze nuko yajyaga tubwira nje nyirimbira numbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana babana mu cyaro bakunda indirimbo yitwa ahehehe ndakwanga nushaka nawe unyanga ako kantu konyine ako kantu konyine sikageze kuri yabo sikageze kuri kwa Gerard sikageze kuri Irene
mana ni ukuri wa mubyeyi we ni ukuri ko Imana ngiye Vava ntago niteruye ngo nidunde ngo njye gushaka Bruce Melody ni Yesu wenyine akoresheje iki abo banyamahanga umva nkubwire Vava aho umugisha w'Imana uri aho umugisha w'Imana uri umva ucuruza na dodo mu cyaro n'uwazihinze akarima k'igikoni akazita akaza kugura izawe aho ni umugisha w'Imana yego nuko bimeze ngira ngo twagana ku musozo turashimira abantu mwemiye kuduha imbabazi cyane cyane Marene wa Vava n'ukuri umubabarire tugiye kubabwira muba muteze amatwi biriya mubyibagirwe mushoje mwisha bavuze ko mukunda umusaza mugiye kujya mu matora ndaje mbakore n'akarimbo mujye mwirwa mucuranga amatora ariko uzanshyiremo Vava byibuze nje ngira gutya shoti yakabango matora yirangije iri zirebyiri zisigaye z'amatora tuzakubure cyane ko tuzanazirimbira iwacu nyamasho okay nubwo ntazi kuririmba ariko ritime yo nzayishobora ubundi iyi ndirimbo twayigeneye abantu mwese mukunda perezida wa repubulika ndamukunda Vava nafashe ku bihumbi 150 bwa mbere hari naho rugeze Vava ubona yigeneye nafashe ku bihumbi 150 bwa mbere mbihawe na perezida Kagame nabeho azarame ndamukunda mu byo bita VUP igice cya kabiri kiravuga ngo yego muri karamentori zirusha intambwe karamentori zirusha intambwe abanyarwanda twese turagushima ngaho tuzu turiyo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe ntori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima Nore we karamentori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima Nore we karamentori zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima ngaho tuzu turiyo bweze nusarura nanjye nzabimenya urambe zirusha intambwe abana b'inyamasheke turagushima amena reka dusoreze kuri ibyo ngibyo nta kindi kintu twarenzaho kuri ako karirimbo keza reka dushimire abantu ngira ngo ukeneye kubavugisha nimero zabo ndazishyira hejuru y'iki kiganiro ikindi kandi abantu bajye kuri channel ya Vava bakore yego bakore subscribe afite ibiganiro byiza ari gutegura sindagira mukanda kaka nukuri nimukibagirwe nzabahemba nukuri urakoze cyane Imana ibaho umugisha cyane